ugutera inda n'umubura ariko uyibungabunga si umubona. Yego. Umwana agiye gupfira mu nda kandi uri kuribwa. Narumva nyine nawe hari igihe ugendana n'umwana tu. Amashereka y'umubyeyi nawe bayita kuyabogora cyangwa kuyamena. Ntago hoho mbizi. Warayakamaga se ukayashira he? Narayakamaga nkayamena. Kubaga ntago utoranya umuntu ngo uyu nguyu niwe uri bumbage. Kereka wenda wagiye muri prive ugeze mu ubwo mu byukuri umwana wawe uheruka kumubyara ntago ari wowe wamureze. Kareka ubwo navuga ko ari njye wamureze baramureze. Umva kurera biragoye pe. Ntiwirigwana n'umwana ntumwitaho uko bikwiriye nyine konka yonka rimwe na rimwe naricaye ndavuga rero n'ubundi. Ariko se ubundi amabere sabyimba iyo tonyeje byimba nyine urayakama cyangwa se ugashyiraho igitambaro nyine ibere rirabyimba ribigeza ku mugoroba nyine. Amashereka y'umubyeyi nawe bayita kuyabogora cyangwa kuyamena. Ntago hoho mbizi. Warayakamaga se ukayashira he? Narayakamaga nkayamena. Twasoje umukobwa bamufiteho icyuma bajya kumubaga. Uribaza ngo bashaka kumubaga ikirago turabaha ikaze umeze fresh. Ubundi nyine nazengurutse mu mbuga ziwe nsanga yita Nyanshi cyane yiwe yita Igishanga TV. Kwanza banza dusobanura ibyo ngibyo dukubite n'inkuru yacyo. Murakoze cyane bashije kubashimira. Ego urashaka tubanze duhere izina Nyanshi risobanuye iki? Izina Nyanshi rero nanjye nubwo nagisha ntabwo nzi ikintu risobanuye gusa nuko numva ndikunze tu. Numva ndarikunze niyo mpamvu nagisha nkarishyira no ku nkoranyambaga zanjye. Wiyise ikintu utazi? Ntabwo nzi icyo gisobanura ariko buri umunsi umwe nzagishaka nyisobanuze. Nyanshi ngo ni amabuno ubwo wiyise mabuno. Nta nubwo nari nzi icyo bisobanuye ariko buriya wasanga nayo ahari tu. Amabuno. Ikindi ni uko iki cyane wayise Igishanga bimeze bite nyine aho ngaho? Impamvu nayise Igishanga nasanze ari izina ryiza. Nasanze ari izina ryiza. Waratubwiye ngo ubutaha ntituzadusobanura impamvu wayise Gishanga. Ubwo Gishanga igisobanuro nuko izina ari ryiza cyangwa hari ibindi wiguhishahisha? Nuko izina ryayo numvishije ari ryiza kandi ikindi cya kabiri nyine naragiye ku nkoranyambaga sanga icano yanjye nyise Igishanga ari byo byaba ari byiza kurusha uko nabyitiriye. Ubundi si Igishanga kiberamo iki? Habamo iki? Igishanga habamo ibintu byo kurya umuntu ahingamo. Nakubajije ngo habamo iki? Reka kuvuga ngo habamo ibintu byo kurya. Igishanga rero cano yanjye. Mu Gishanga ubundi habamo iki? Nawe urimo urangora. Mu Gishanga habamo amazi. Yego. Amafi. Yego. Habamo ibintu byinshi bigendera mu mazi urabizi biba ari byinshi tu. Ubwo mu Gishanga cyawe harimo amazi harimo n'amafi. Harimo ibintu byose uje kugisanga nyine byose urabibona ibyo ushaka. Ubwo se ari ibiribwa buri kimwe cyose. Mu Gishanga cyawe birahari. Nyine twasoje story yacyo bagufatiyeho icyuma bagiye kukubaga. Burase twavuga ngo bagufatiyeho icyuma nako bagiye kukubaga kubera iki? Bari bagiye kunkorera cesarienne. Cesarienne kubaga babyita cesarienne. Yego. Nyine sobanura abanyarwanda dutangire kwanza. Urumva nyine bari bagiye twari tugeze kuri topic yuko bagiye kumbaga. Abatumva kubaga no gukora cesarienne umuntu utwite bagiye kumukora cesarienne kugira ngo abyare kuko kubyara neza biba byanze. Kubyara neza byari byanze. Kubyara neza byari byanze biba ngombwa ko bavuga ati wakwishyura ibikoresho tukajya kukubaga ntago bimeze neza. Ubundi kugira ngo bajye kukubaga wishyuye amafaranga ngahe kwanza? Ntago ari menshi ariko nanone si makeya. Ntago ari ngombwa? Ntago ndumva atari ngombwa kubivuga gusa si menshi si na makeya. Ubwo se wigiriye ibanga cyangwa urigiriye abo wahaye amafaranga? Nuko nashaka kubivuga. Ntago ushaka kuvuga kandi uri kuvuga nyine ibyo ngibyo by'amafaranga ntago ushaka kubivugaho. Nyine story yo kukubaga byari bimeze bite? Umubabaro wo kukubaga
kubaga kubera inda byari bimeze bite? Nyine hari abantu batabizi, hari abantu babikinisha, hari abana nyine batoya baba batabizi, ariko iyo tugende tubasobanurira bagenda nyine batoramo kamwe na kamwe cyangwa se kamwe na tubiri. kubaga cyangwa se kubyara byonyine no gutwita inda amezi 9 uyigendana ukagera igihe cyo kuyibyara ni ubutwari bukomeye. Yego. Uzi ko nta mugabo ufite byose byimenyera. Yego. Aba ari ubutwari. Ariko abagabo baba bahari ku ruhande. Nyine urumva ushobora kuvuga ngo barahari. Uwayigutera ni wamubura, ariko wamukomezanya urwo rugendo akakwitaho paka uruhutse. Ugutera inda ni umubura, ariko uyibungabunga si umubona. Yego. Ngaho komeza nyine utubwire uko byagenze. Ubwo nyine muganga yaraje avuga ishyura ibikoresho tukubage, umwana ashobora kugupfira mu nda, ntabwo bimeze neza. Aho ntabwo wagize kumva ngo umwana agiye gupfira mu nda kandi uri kuribwa. Narumva nyine nawe hari igihe ugendana n'umwana tu. Ariko nyine ngo bari baguhambiye ku gitanda kubera uburibwe cyangwa weho? Oya, ntabwo bigeze bamambira, nyine uburyamye ku gatanda bagukurikirana. Ariko nyine umuntu basa nkaho bagira baguha stop ukuriho akakuguma uruhande atakuvaho, wa muntu nyine uba ufite amarere menshi, kandi n'ababyeyi nabo barabizi ko hari igihe abaganga bavuga ati umurwayi wawe wazanye mwiteho mugume hafi, ndabona ibintu bitameze neza. Yego, twese nyine kwihanganira ubabare biba bitandukanye kuko n'imitima y'abantu bigiye itandukanye. Awe hora bwihanganiye birakunda cyangwa byaragoranye? Kuko nta muntu natakiraga nyine nari ifite. Byaragukundiye. Ababyeyi wari warabahishe, usibye ko nyine babarabuyemo gato, ariko ntago bari baza amakuru 100% ko ufite inda ko waba uri kuri ubwo buribwe. Nyine ujya kubagwa, nyine dusobanura ujya kubagwa kugira ngo ubone umwana mu ntoki zawe cyangwa se umwana mu ntoki z'abandi bantu bakuri iruhande. Ngewe nyine urumva namajije kwishyura imiti. Ubwo ibindi abaganga barabikurikirana, baranyambika, banjyana mu cyumba cy'ibagiro. Ngezeyo bantera urushinge rw'ikinya, rwanga kufata. Urushinge rwa kabiri nirwo rwafashe rw'ikinya. Meruka bantera urushinge nyine, ariko nyine bararunteye gusa nyine icyo gihe ntago ukibuja, nyine uhita ubaparariza nyine. Ariko si uri kwa muganga utoranya umuntu wakubyaza cyangwa uwo ari we wese arakubyaza? Kubaga ntago utoranya umuntu ngo uyu nguyu niwe uri bumbage. Kereka wenda wagiye muri prive cyangwa se nyine wishyuye nk'umuganga wawe ufite ubushobozi, nyine ukamwishyura yakubaga, wakwishyura, washaka nyine ugukurikirana ubishaka. Ariko nyine iyo ugiye kubyara rusange cyangwa kwivuza rusange, murabizi nyine umuganga usanze ni ugukurikirana nyine. Mugakomezanya. Wowe ntabwo ushaka itegeko ryawe? Oya, waba ugize amahirwe umuntu ukwitaho ugufasha ngo urajya gushyiraho itegeko. Nyine kugira ngo wumve bari kubaga ntabwo ubyumva na gato? Nyine wumva ari ibintu basa nk'abaga pafu ari muri pafu, ariko nyine uba ufite umuganga urimo kukuganiriza kugira ngo nyine arumva atakuganirije ushobora gushiduka upfuye, nyine umutima uguye mu nda. Nyine ngo abantu banywa inzoga kumutera ikinya ntabwo kimufata. Wowe cyaragufashe nta nzoga wanywaga? Cyarafashe nta nzoga nanywaga, cyeka nyine ko akunda umuntu aba akiri umwana iwabo batarura inzagwa, wenda akaba yasomaho kuri rwagwa bita umushyuhira. Ariko ntago nahamye nkunda kunywa inzoga. Hoya. Ubaka kanya se ntago uzinywa? Hoya. Ibintu by'inzoga wapi, ntago ndi umurokore, ariko muri nge ntago nywa inzoga. None se abakobwa ko mujya ahantu hari abantu benshi cyangwa se ahantu muri bugaragara abantu bari babona ari benshi, mukavuga ngo ntabwo munywa inzoga, kandi abakobwa benshi barasinda ugasanga nyine inzoga zarababase, nyine weho bigugenza ute kugira ngo ntuzinywe nizikubate? Weho bigenda bite?
nyine buri muntu wese aba agira uko akotorora umubiri we cyangwa se agira uko yitwara. Erega imico yacu iba igiye itandukanye n'uburere buba bugiye butandukanye kuko n'ababyeyi baba baratureze baba bagiye batandukanye. nuko we bagutera ikinya kiragufata mu kukubaga ukazajya wumva bari gusa nk'aho bari kwibagira undi? Numvaga ari nk'ikintu barimo kubaga cy'itungo. Ariko amatwi y'abari kumva? Amatwi nyine abari kumva uba wumva nyine ibintu bitabikoma ariko nyine ukaba utamuvinga utanyeganyega wapi. none mu kubona umwana mu biganza byawe byagenze bite nyine kugira ngo nyine wisanga uri kumureba? Yego. Bamaje kumbaga muganga ateruramo akana bakajabuyemo guke. Uri kureba? Ntabwo ureba baba basizemo ikintu kibatandukanye. Abaganga baba bari hepfo hari n'undi uri haruguru urimo kukuganiriza. Bashyiraho ikintu kibatandukanye kugira ngo utireba nyine. Usibye ko bitanakunda nyine. Ubwo nyine birangije akana bakajaburamo nyine muganga akazana gutya agafashe akaboko karimo ndabasa uyu ni uwanjye. Nanjye njyaye ngize umwana ngize umuryango nyine. Uruhande rumwe byarashimishije ariko nyine nta nubwo nari nyibabara cyane kuko iyo baguteye ikinya urabwibagirwa nta nubwo ubwumva. Mbese akana bagafasha akaboko gusa kandi bavuga ngo umwana muto yaba yoroheje ngo akaboko karacomoka? Abaganga nibo babizi nyine bamujabuyemo mu nda gutya noneho agafata akaboko agahereza muganga arangije aramunyereka ati uyu ni ubyaye umukobwa ibiro ibi n'ibi bamujyana ku munzani nyine bahita bamushyira ku munzani bakamukorera ibyo mukobwa bakamuhanagura bakamukora ifata mu kanwa nyine akana kakarira. Ariko ngo uyu mwana atarize ngo ntabwo aba ari umwana ntabwo aba ari muzima. Baramukubita nyine paka arize. Bakubitisha igiti nyine yatarize ubwo nyine abavukanye ibibazo abavukanye uburwayi abaganga nyine bashinzwe impinja bahita bamukurikirana. Bakamukubita? Nyine baragakubita ntabwo bakababaza nyine bagakubita ku kabuno nyine kugira ngo karire. Nyine iyo kanze kurira urumva kaba kavukanye ibibazo. Abazabikirage? Hoye nyine abaganga haba hari abaganga bashinzwe impinja. Abo baganga rero bahita bakurikirana uwo mwana uvukanye icyo kibazo bakareba ikibazo avukanye icyo ari cyo bakamukurikirana. Kugira ngo umufateho byagenze bite babanje kuvuga ubundi ntabwo namufasheho namufasheho nyuma ibintu byose byarangiye bamaje kunkorera ibintu byose bisabwa nyine bamukuye mu nda yanjye baramunyereka ati ubyaye umukobwa ibiro runaka bahita bamujyana hari uwari wamerekeje nyine baramujyana baramumuha baramumuha ntabwo mbyibuka kuko nari ndi mu kinya ubwo baranunganyije busasa basigara bari kundoda bateranya ahantu babaze nyine bari kundoda noneho mu kundoda naje kujyamo akantu ka shoke mu kuntu nyine umutima usa nk'uhagararamo ukuntu nk'iminota nk'itanu itandatu. Ariko mu guhagarara ntabwo wabimenye wisanze nanone uri gukira bari kukubwira ati wari ugiye? Nabyumvishe nyine nyuma muganga ati Yesu ati weho uri umurame kabisa. Ati twari tuzi ko birangiye nyine tugiye gutangaza ko birangiye. Yego. Nyine ukimara nyine ubwo nyuma yaho baragusoje? Bahise bantera imiti barankurikirana nyine banyitaho cyane urumva nari nyiri ku mwibagiro nyine baganga urumva nyine abaganga bakubaze mbere yo kukubaga barabisinyira nyine ko nyine iyo ugize ikibazo cyangwa se habayemo burangara abaganga abo bakubaze bagukurikiranye ufite uburenganzira bwo kujya kubarega nyine ukabakurikirana iyo habayemo ikibazo. Ariko weho byagenze neza? Nje byagenze neza kandi n'abaganga bankurikiranye ndabashimiye babashije kunyitaho. Umuganga uwo munsi wari warayizamu ndamushimira rwose uwo mudogiteri n'abandi bafatanyije ndamushimira kandi umutima agira wo kwita ku babyeyi Imana izagomeza imufashemo awukomezanye. Kwa muganga wamaze iminsi ngaho bundi kuva batangira kuva bakubaga kugeza utaje byatwaye igihe kingana iki?
urumva iyo bakubaze ntugire efegisiyo, ntugire ikibazo, ugakurikiza amategeko ya muganga, iminsi 3 urataha, baragusezera ugataha nyine ukajya kurwarira mu rugo, ukazaza uza ku kigo nderabuzima bakagukurikirana nyine bagapfuka igisebe. Ariko ubu ngubu haje n'iterambere ryo kuba bagushiririza. Ariko ngiye icyo gihe barambaze ntago nakoresheje uburyo bwo gushiririza. Gushiririza no kugira gute nyine wowe urabizi cyane ntago ubizi? Nabibonye kuri bagenzi banjye nyine gushiririza ntago bagupfuka. Nyine n'uburyo bw'ikoranabuhanga nyine bakagushiririza ntihaze igipfuko cyangwa ikindi kintu, bafite ukuntu nyine babikora. Ntabwo ari ngombwa. Yego. Nako ntabwo ubizi? Ntabwo mbizi, nyine abaganga nibo babizi bazatubwira. Kubona nyine umwana wamufasheho ryari bya nyine? Namufasheho mu gitondo, namubonye mu gitondo, twabonanye mu gitondo saa 11. Waraye utamubonye? Nose ko bajya bavuga ngo hari ukuntu byara umwana mwiza abandi bakamuhindura, ntabwo baguhindura umwana murasa? Ntabwo baminduriye. Kuko umwana yari ari kumwe n'uwaje ankurikiranye, ya nshuti yawe mwakoranaga mu kazi. Nyine nyuma yo gutaha cyangwa se mu gufata umwana wamufasheho mu gitondo cya kare kurara utamufashe kandi uzi ko waraye ubyaye, nyine wabyumva gute? Ntago numvaga, ntago ikinya cyari cyakashijemo. Hajya iyo umuntu ari mu kinya ararya? Oya. buri sonde niba ikugabu nyine iyo wambaye iyo ufite sonde nta sonde nyine haba harimo imiti, nta gusonza tu, nta gusonza wowe wisanga ukiri muzima ufite imbaraga ngaho nyine ntago mbizi, gusa nariye sonde bayinkuyemo. Nyine ubwo wamufasheho mu gitondo nyine waraye ntabwo wabyumvaga ko utari kumwe nawe, nyine wari ukiri mu nyine numvaga ari nk'inzozi nyine kuba nyine banzaniye umwana nje kumwosa bwa mbere, banyereka uburyo muterura n'uburyo muhibere, nyine ni ibintu babishimishije nyine nk'umubyeyi uteruye umwana. Kujya guha umwana ibere se nabyo barabanza bakabikwereka uko babikora? Barabikwereka bakakwigisha uburyo ugomba kumuha ayo ibere, nyine hari igihe ushaka kumuha ibere nabi amashereka akaba yagira yamugwa mu kanwa cyangwa se ku bantu batamuzi bamuterura gute? nyine uterura nk'amagi nk'uko uterura amagi nyine nayo n'umwana nawe niko nawe umuterura. Aba cyoroheye cyane. Yego, ariko ntabwo ari cyane. Ubwo narinzi ngo ari indi tekinike wenda ngo umuterura umucuritse cyangwa se ukamuterura ameze gutya? Nyine bisanzwe tu, ariko nyine ugaterura wigengeseye kuko nyine uzi icyo uteruye. Wamubonye mu gitondo warabyishimiye cyangwa n'ubundi wari uri mu kababaro ntabwo byagukozeho? Ububabare buba wabwibagiwe. Iyo umaze kubona umwana ububabare urabwibagirwa ugatangira ugatekereza ahubwo ku bindi biri imbere. Ukiri kwa muganga papa w'umwana yakomeje kuguta burundu, ntabwo mwavuganye, byagenze bite? Byose narabyimenyeraga tu. No kwa muganga ntanakunda ubundi se nimero ya telefone ntabwo yacyagamo? Yacagamo ariko nayifate. Na n'ubu si cyamo aka kanya? Oya, ubu ngubu ntabwo igicamo se, ntabwo igicamo, namwihoreye tu. Reka tubaze ikibazo cya nyuma kuri papa w'umwana, kugeza kuva mwatandukanye, kuva yagucika, kuva yagutoroka, ntabwo araguhamagara, ntabwo uramuhamagara ngo afate telefone? Yego. Ubwo byararangiye nawe urahindukira? Yego. Ariko se ubundi nyine ukiri kwa muganga mwamaze iminsi 3? Yego. Muri iyo minsi 3 byari bimeze bite? Dushushanyirize kugira ngo tugere muri sitirago yo kugera mu rugo utangire ubane n'umwana nyine kandi unakodesha. Urumva nyine icyo gihe nari narizigamiye, nari mfite amafaranga nk'ibihumbi nka 700. ntabwo yari menshi ariko nari mfite amafaranga. Ariko ubwo ko bigaragara ko rutinya kuyavuga, bwari ubusa bw'amafaranga. Iyo umuntu afite amafaranga menshi arabivuga ati we mfite amafaranga n'umukazajya munyinisha. Uko yaba ameze kose njye amafaranga nari mfite yarafashije mva kwa muganga nishyuye kandi mava nk'umubyeyi waba ufite umugabo. Yego.
nahavuye mu cyubahiro cyanjye nyine uko nareshyaga nuko wakoze gisirikare kuko n'ubundi wakoze kose. uca nyine uca mu buzima nyine bira ntabwo byari ibya mbere ngo bigukange, ntabwo byari ibya nyuma, n'ubundi wahuye nyine wakubiswe n'ubuzima bwa nari nakubiswe n'ubuzima, ibyo numvaga ari ibintu byoroshye tonto. Okay, nyine nyuma yo kugera mu rugo nani ukiri kwa muganga, tubwira ukuntu wahavuye, tubwire situation yo kwa muganga ukigera kugira ngo ugere mu rugo, aho ngo niho turakubaza ibindi bibazo. Okay, nyine nyiri kwa muganga yaraje ambaza amazina y'umwana ndayamubwira, muganga arambye se ikintu cyambabazaga muri sale ari ukuntu nyine ababyeyi baza kubasura imiryango yabo cyangwa se abagabo babo bakaza kubasura, nyine ukabona umugabo araje yishimiye umugore we, felicitation kamemu nyine ukabona weho nta muntu ukwitayeho. ako kantu karababaza, ariko nyine ako kaba ari akantu gaciyemo tu. Gusa urababaye kandi wari ubabaye kandi uri guseka. Icyo gihe wari ubabaye, wari usetse aka kanya ngira ngo biri kuba aka kanya nibagiwe, sorry. Nyine nababayemo tu, nababayemo, ariko nyine ndabakamambaye n'ubundi n'ibyanjye reka mbyimenyere. Ukabona umubyeyi w'umugabo ari gusimbiza umwana, ukabona bari kumuzanira nuza indabyo, bari kumushimira, wowe ukabona uri kugaragurika wenyine, ukabona ari wowe wonyine n'umutwe gusa. nyine urumva birababaza, ntiwabura kudatekereza, ariko ibyo nyine ubyima amaso kugira ngo byere kuguca intege nyine tu. Okay, nyuma yo kukubabaza warenzagaho iki, wabifata gute? Yewe nyine mu buzima bwawe butari bworoshye aho ngaho kwa muganga, komeza utubwire ugera mu rugo, ntabwo byari byoroshye. urumva nyine byarambabazaga, nkabona abandi barishimye, yego nanjye narishimaga pe, ariko byajyagaho nanjye nkababara. Ariko ikintu cyaje kunkomeza kikama n'imbaraga, ni umubyeyi twari turi ku gitanda, twari twegeranye igitanda gutya, noneho ako kanya abadamu ntabwo turi abana beza pe, nongeye kubigarukaho, abantu bafite umutima mubi rwose ntabwo ari byiza, nta n'ikimana izabamarira. uzi kura mugenzi wawe, byarambabaje. Mugenzi we nyine urabona ko akundi baza kugusura kwa muganga, yamuhumanyirije umwana, nyine yaraje baramugemurira n'ibyo biryo twanabisangiyeho, ariko ntabwo nabiriyeho, nawe ndaza kuryaho ndumva ntameze neza, nta kibazo, ibiryo byo kurya ndabifite. Kibagabaga noneho arambwira ati nta kibazo, reka nkubikire ntukemo hariya mu gisuperi. Bagiye guhita bagenda, umugwaza we abishyira mu gisuperi ngo turaza kubirya. Noneho bakimara kugenda bamusuye, nta n'iminota 30 yashize, akana gatangira gutitira, gatangira gukonja. Muganga araza araseka umwana, nta kibazo yavukanye, nta kibazo. Umwana nyine byarangiye apfuye. Nahise mvuga ati Imana, none se amuhumanya warabibonye byagenze? ntago nabibonye, ariko baje kumureba, umwana ari muzima, nta kibazo afite. Bahavuye nta kibazo yari yavukanye, urumva we uwo mama yari yanabyaye na neza, njye naje mamusanga, ariko nyine we atinda kubyara, ariko mu kubyara abyara neza. Urumva twari turi muri sare imwe, igitanda cyari kiri nk'hariya, twebwe ababazwe bari kuri side ya ruguru, abatarabazwe bari kuri side ya gutya. Noneho mbona umwana apfa mu marabira, nahise mvuga ati Mana, yapfuye mu marabira mu buryo natwe. Mu marabira bisobanuye iki amarabira? Ni ugupfa nyine mu buryo butunguranye. Okay, none nyine hari ukuntu uvuze ngo bamuhumanyirije umwana. Ni ukumuhumanya, nose gute uje gusura umubyeyi yabyaye umwana muzima, nta kibazo yavukanye, baranamupimye bamubuzemo indwara, nose ubwo urumva wambwira ngo iki? Nyine igihari ngo no kuba bagira gusura umuntu kwa muganga akanya ngo ntabwo bikunda. Simbizi njye bungu nyine ngo babivanyeho, kuba umuntu wamugemurira utari mugenzi wawe, utari muri famiye, nyine ukomoje aho ngaho, ariko ngo nyine bimaze kuba byinshi cyane, nyine bimaze kuba tumaje. Wasura umuntu wavayo umwana agafatwa, bikaba ngombwa ko yanapfa.
nyine ngo babikuyeho ubu ngubu ugiye kwa cyangwa muganga barabikuyeho, abantu babikuyeho ndabashimiye pe. nyine ngo ugiye kwa muganga umuntu ukwitaho ni umuntu wawe, ibyo urya n'ibyo uba waguze pani byavuye mu rugo ngo barabyanze. aho ni sawa, abaganga barimo umuntu washyizeho itegeko rwose ndamushimiye. Okay, none muri kiri kwa muganga uwo mwana nyine agapfa muriho, agapfa mureba, ntabwo byababaje na nyine murahungabana, nyine icyo gihe mugiramo n'ugwikekwa n'ugwikwango, ku buryo n'uwaza kugusura kureba umwana, hari n'uza kukureba, icyo gihe hari n'umubyeyi waje gusura, baje kumusura umwana aramwimana. abo bantu bafashe ku mwana nyine ni ukuvuga muri mu gisare kimwe, ariko iyo ubonye igisare mugenzi wapfishije umwana mu buryo butazwi bitunguranye, namwe mufata umwanzuro, namwe mugira ubwoba ati se ngiye bampekura abaje kusura ngiye ndamenya ari ibiki bibagenza. Rega bose ntabwo baba bakwishimiye, kandi ng'umwana nibyo byishimo bya nyuma ngo iyo bamugukuyeho usigara ari nta kintu nyine uriho, biba bigoye nyine. Urumva wari wungutse umuryango urawubuze mu buryo butunguranye, biba bigoye. Okay, ikindi kintu kiriho ubu ngubu no kwa muganga igiye ngo nta mazi wanywa, nta muntu wakuzana amazi ngo uyanywe, usibye ikintu umuntu muri kumwe yaguze gusa, cyangwa se bakazana uburyo bw'amafaranga. Ubundi ibyo nibyo byakabaye byiza, umuntu uza gusura umwana ngo amufataho ari uko wagiye mu rugo wabimwemereye cyangwa se utabimwemereye, nibyo byakabaye byiza. ariko si kuba wabyaye waruhutse ugacira umurambo, ni ikintu kibabaje. My God, ni ikintu kibabaje. uwo mugenzi wanyu nyine twaramukomeje turamwihanganisha, nuko tukomeza kuvugana. bo batashye mbere yacu, urumva bahise bakurikirana ibintu byo gushyingura, nuko nyine umugore arahungabana, ariko aza kwiyakira, nyine ubuzima burakomeza nyine. Okay, nyuma y'ubuzima gukomeza, weho wavuye ute? uwo ngo yabasizeho ajya gushingura umwana wiwe, kandi yarabyaye neza, yiteguye ko yagira umugisha nyine akagera no mu rugo amahoro, aza kugerayo ku byago agiye gushingura. Mwebwe musigara mwikanzemo, muri guhungabana, muri guhuzagurika. nyine wavuye ute? wavuye amahoro wewe? Njye navuye amahoro, ariko ndashimira nk'umuganga wadukanguye atubwiye ati rero mube maso, ntago abantu bose baba baje babagana babishimiye, hari abaza babishimiye ariko hari n'abaza batabyishimiye. Rero hagati aho ntawamenya nyine, ati namwe mwigengesere. Nuko nyine uwo muganga ngenda mushimiye kuko yaduhaye inama, harimo n'abaza kubyanka, hari igihe tuba turi abana, deja nanjye ubwanjye nihereyo nari umwana, sinari nzi biva niyo. Hajya wari ufite imyaka ingahe? Nari nakuze. Ababyeyi bakuze. Nyine wabyaye ufite ingahe? Nari nujuje 18. 18 ubyara. Arubona nakuze se, nayo nakuze. Wari uri kugerageza, wari ukiri umwana. Nyine ntabwo ibintu byose ubizi, bagenda bakwigisha bakubwira bigenda gutya nyine ugakurikiza ibyo bakubwiye, ugakurikiza amabwiriza. Aho wayubahirije neza. Nyine dushushanyije kuva kwa muganga noneho kugera mu rugo. Okay, icyo gihe nyine ubwo byararangiye, muganga duha uburyo tugomba kwita ku bana bacu, uburyo ugomba kosa umwana, ukabanza gukaraba intoki nyine kugira ngo utamugaburira mikorobe. Ndabikurikiza nyine, tukajya gukingiza kugira ubwo natihuse cyane. Igihe cyo gutaha cyarageze, njya kwishyura, ndishyura bamafagitire ko nishyuye, sohoka ibitaro, fata moto. Nafashe moto ebyiri, njye ndi kuri moto n'umwana wanjye, mfata na moto intwari ibikoresho nari ifite. None se umuntu mwari muri kumwe? We yari yagiye mu rugo gutegura nyine aho umwana ari bushikire. Yego, ubwo umwana niwe wamwitwaje? Ni njye wamwitwariye, namuziritse. Abantu bo muri imi numva nari muteruye gutya, afata igitenge nyine baramunzirikira gutya mu izosi, kiraho na sharupe, nturira moto nyine. Ariko abantu bo muri iyi minsi mitatu ishobora kuba yarashize. Kera hari umuntu yabyaraga bakajya kumufata bagatwara umwana we akagenda nyine nk'umubyeyi wabyaye bakamubungabunga. Ariko aka kanya natangajwe nuko hari umukobwa wavuye kubyara yambaye ipantaro. Cyane bambaye ipantaro biba birenze tu.
nese igisebe uba urwaye kuba wagikize nyine abasigaye ibikomere ugenda ntawapfa kumenya ngo uyu muntu usanga afite igikomere kereka wakimubwiye. Dusubiye inyuma buri umuntu kuguhe ku mwana yambaye ipantaro ni fresh uko ubibona ntago bikwiriye yagakwiriye gukenera igitenge bidakwiriye ku maso ubona bimeze neza ntago biba bimeze neza nyine ni ubusirimu n'iterambere ariko uruhande rumwe busirimu hari igihe tubucurika ntashireho n'agatenge kandi akaba yambaye icupa nyine yambaye nk'umuntu nyine ngewe ikintu navuga ababyeyi bakagiye biyubaha mu gihe bahetse abana bakambara bakikwiza nta bintu byo kwambara ubuntu ugasanga hari n'ukuntu usanga umubyeyi ahetse umwana yambaye akajipo karagera mu mutwe ntago byagakwiriye deja nk'umuntu w'umubyeyi ufite umwana ahetse umwana yambaye ijipo iragera gutya kandi ahetse umwana ntago nyine bigaragara neza imba uhetse umwana kenyera igitenge wikwize nyine ugaragare nk'umumama nubwo nta mugabo ufite ariko ufite umwana heka umwana wawe umubungabunge icyo gihe nta n'uwagusuzugura n'uwagucishamo ijisho nubwo wakwambaye igitenge giciriritse ariko nyine bigaragara ko uri umubyeyi wambaye wikwize uhetse umwana wawe wambaye igikanzu kirekire nk'umumama wagondetse ni byiza ariko uhetse umwana ukubisemo akajipo kagera mu mavi ukubisemo ipantaro iragaragaza umubiri wawe uhekeyeho umwana ntabwo ari byiza nyine mu muco nyarwanda mu ndangagaciro nyarwanda batwigisha n'abayobozi ntabwo ibyo bintu byagakwiriye bajye bambara nk'abayisilamu abisilamu ngenda bakunda bambara neza abamama baho barambara bakikwiza ariko ngo bagira n'isuku abayisilamu nibo ba mbere nyine nta muntu utabigira ariko deja gusa urugero rwiza dufatiraho ni abisilamu kuko nta mwisilamu wajya kubona ukabona ahetse umwana yambaye imenure ukabona ahetse umwana yambaye agakora karamugaragaza umubiri ntawe nari nabona uzabibona azambwire waruvuze ngo umuntu agaheka umwana yambaye ijipo igera mu mutwe ni mu mutwe w'iki mu mutwe nyine ubwo narishatse kugaragaza nyine uhetse umwana wambaye ijipo ugiye umanura nyine yazamutse uko usimbiza umwana gutya ijipo nini iragufasha cyane irazamuka ni gahenuka ni kugenda umanura ijipo ubwo inyuma yawe uri nyine wumva ni cya kibazo natwe usanga ahanini nubwo abagabo bavuga ngo usanga ahanini ariko twebwe tubabangamira wari ugiye kuvuga ngo aya ndifashe ariko nyine ikintu navuga umuco nyarwanda ntibisubireho abakobwa b'abanyarwanda bamenye kwambara n'abamama bamenye kwikwiza kuko uburere uha umwana ufite bajya bavuga ngo uwiba ahetse aba yigisha uwo mu mugongo bamubwiriza ntabwo byagakwiriye nk'umudamu umware nyarwanda ko yakwambaye ibintu bidahesheje Imana icyubahiro buriya we wambaye neza wirebye njyewe ndagerageza burase si bavuga ngo wanitse agatuza oya niko ikanzu imeze ntabwo nanitse agatuza niko ikanzu imeze ni ubushuhe haranashyushye ariko ntago nyine ariko nyine ni ubushuhe oya nawe ntugakaze nyine ikirere kirashyushye ariko ntago nambaye ubusa muri make iyo gishushe se uba ufite ubushuhe ubushyuhe se ni ngombwa ngo bwereke abantu bose twagiye ufata moto ugera mu rugo narafashe moto ngera mu rugo abantu bo muri karitsiye baranyakira ati komereza ukuraje uri intwari barashimira oya ati komerezaho intambwe wateye nyine ushyiremo n'abandi uburyo wateye intambwe yo kuba wajya kwa muganga ubyaye n'undi nta kibazo oya barambwiye ni byiza bagushimiraga ibiki bashimiraga ko nagize inuza kuraje yo kuba namubyara naramwishe
ati ni byiza kuba wagize ubutwari bwo kurera uwo mwana ukaba umugejeje ku isi, ahubwo gira kuraje yo kumurera, umuhe uburere bwiza, kandi n'ibyo wakoraga wenda bitari byiza ubyirengagiza, ujye kubikorera kure, kugira ngo ubu ngubu wabaye umubyeyi. Nyine bari barimo kumanura uburyo ngiye kwitwara. Ariko se muri abo bantu wahuye nawe nta muntu wakubwiye ngo subirayo ni amahwa? Ntabwo byabura, barabikubwira nyine. Kuri wowe cyari igitutsi cyangwa byari ijambo ryiza? Cyari igitutsi, nese ko ari umuco nyarwanda. Byari ijambo ryiza se? Aba ari ijambo ryiza. Subirayo ni amahwa. Wigeze gusubirayo? Oya. Amahwa ariyo mujye mubyihorera. Wavuyeyo burundu? Oya, ntabwo navuyeyo burundu, ndacyari mutoya, nzashaka umugabo, kandi umugabo nzashaka nzamubyarira. Urase ni ngombwa? Ni ngombwa, nese umwana umwe gusa. Ngira buriya ngo warabisoje? Oya, ntabwo nabishoje, ariko binagenze gutyo nyine nuko Imana yaba yabigenye tu. Nyine ubirangije nushaka undi? Oya, nzashaka, ndacyari mutoya. Uzashakwa nande? Ese ni hariho abagabo, hari uzambona akabona arankunze, akabona imico yanjye arayishimiye, akabona twakomezanya nyine muri urwo rugendo tukaba twakubaka. Wewe se nawe ni ngombwa ko wakubona, we ntabwo wamubona? Nanjye namubona nkamubwira ati naragukunze. Ukamushuka? Oya, ntabwo namushuka, namubwira ati naragukunze, se njyewe wanyemerera tugakomezanya muri uru rugendo? Tutarajya muri sitirago, ubundi urukundo rubaho bitewe n'ibintu wabonye nyine mu muntu wari wizeye ko ari umukunzi wawe, ubundi urukundo rubaho, rufata nk'aho rubaho? Kugeza ubu ngubu nyine ndabwumva ngo rubaho, ariko si rwari rwangeraho tu. Ntabwo urarubona? Ubwo mu buzima ntabwo urateteshwa n'umukunzi nyine ngo wumve wafirinze urukundo? Wapi, ntabyo nzi. Byakomeje kugorana? Ariko nyine urabyiteguye? Ndabyiteguye ko umunsi umwe Imana izasubiza. Akenshi abantu babyayeho bakunda gutuka abagabo ngo ni inyana z'imbwa, bitewe n'ibikomere nyine yakubitanye nabyo, agakunda kuvuga ati ngewe umugabo wanjye ni imbwa yambereye imbwa, cyangwa se agatuka rusange, akazinukwa akavuga ati abagabo bose ndabanze n'imbwa. Nyine reka tubikoreshe gutya kuko bibaho, abantu barabivuga, abakobwa barabivuga, akaza imbere ya kamera cyangwa se akabaganira nawe mu muhanda akavuga ati abagabo mwese muri imbwa mudukorera. Wewe ntabwo wabizinutswe, ntabwo uvuga ati abagabo bose nge narabanze narahuzwe? Oya, ntabwo nabivuga gutyo, n'abo bakobwa babivuga, yego barababaye, kandi nyine utababaye se wamenya ubwenge gute? Icyo gihe nyine dukuramo amasomo. Njye nakuyemo isomo rivuga ati ibyambayeho ntabwo nzongera gushukwa, nta nubwo byakongera kumbaho, kuko nakuyemo isomo, nkuramo n'ubugoryi nagize. Nyine ni ukuvuga ngo narize, ndeba ahantu nagize ubugoryi n'aho nagize ubucucu, ndavuga ubutaha iyo nza kuba naragize kure ibi byose ntiba byarambayeho, ariko ubutaha iri ni isomo nize n'ubucucu nabonye, ubutaha bimbayeho uburyo uko nabyitwaramo. Ariko abo bantu babivuga ntago byagakwiriye, kuko si bose kimwe, nk'uko natwe nyine harimo abakobwa duhemuka. Nayo gufata umuntu ngo ukajya imbere ya kamera ku nkoranyambaga ngo uratuka umuntu, mwihorera, ahubwo wowe icyo ukora umusabire umugisha ku Mana, we umutima nama we niwumva umucira urubanza, igihe kimwe azagaruka gusaba imbabazi kandi utabimusabye. Ikindi kibazo nyine kiri aho ngaho kijyanye no ku bagabo, kubabazwa ntabwo bijya birangira. Ubwo hari igihe ushaka umugabo mukakorera ubukwe, ya mafaranga ariho wayatanze, yaba ari we cyangwa se mwafatanyije, sinzi uko mwabigenza, ariko ibintu byanyu bikagenda neza, mukabana neza, mukanabyara n'umwana cyangwa se nimubyare, cyangwa se ukanatwita. Nyine tugiye kubaza ikibazo kimwe usubize rimwe. Abo bantu nyine ukoresha ubukwe bugasozwa ukabaho neza, ariko nyuma yaho mugatandukana, bwo ntabwo wakongera kwishinja ikosa mutandukanye, bwo ntabwo waba nyine uhemukiwe bwo nanone, cyangwa se ari we wanabitera? Icyo gihe
ukuntu mbyumvishije umbajije mba numvishe neza urambajije ese ubonye umuntu ugukunze mugakora ubukwe mukabana mugakora ubukwe bwiza mugashyira hamwe nyine mugakora ubukwe bwiza mugashimisha ababagendereye n'ababyeyi banyu impande zombi hanyuma mukaza kubana nyuma mukaza gutandukana mbere yo gutandukana ikintu gutandukana ntago ari ikintu cyoroshye ni ibintu nyine biri hagati yanyu mwembi harimo ikibazo kandi ikintu nabashije kubona nize muri ubu buzima ni uguca bugufi. Ubu waciye bugufi? Ni uguca bugufi, ni ukuvuga ngo ubu waciye bugufi. Naciye bugufi kandi ninashaka umugabo wanjye nkabona afite amarere ntago namusubiza nzaza ceceka ahubwo muganirize nyuma uburakari bwashize. Mu bintu wari ufite ako nakabanga nibi abantu. Uratangiye. Mu bintu wari ufite birebire ibyo waciyeho bugufi ni ibiki? Amarere nyine ushobora kuba ufite imisatsi ugakataho migufi. N'imishatsi narayogosha ubu ntangiye gutereka ubu. Nyine ndikubaza ikibazo cyari kuri cyo. Wavuze ngo waciyeho bugufi, wacishije bugufi. Wacishije bugufi, waciyeho bugufi. Nacishije bugufi. Nanize ngo waciyeho bugufi. Nanize ngo waciye ku bwenge nyine uragabanya wari ufite ubwenge bwinshi nyine butuma unakora amakosa. Oya nyine amakosa yarabaye kandi narize nakuyemo isomo. Ikindi cya kabiri kamere muntu nyine amashagaga umuntu aba afite iyo umaje kubyara hari ibyo ugomba gushyira hasi ugaca bugufi. Washize hasi nk'iki se ukarambika hasi iki gifatika? Ndi umuntu wagiraga umujinya. Ndi umuntu wumvaga amabwire nkumva nyine ko ari byo nyine simbanje gushishoza nyine mbese nari wa muntu upfa guhubuka. Icyo cyo nari nyizi ariko shima Imana ko byaje kunkundira ibyo byose bikavaho bikagenda. Ntago ari ku bwanjye ni Imana yafashije. Ngira ngo na abantu bagufashije nyine n'abantu barafashije ariko Imana niyo yafashije. Ubundi wo rugamba nako nyanshi nta kibazo yose nayanje gishanga nyamuneka mwaje gutwika sitade. Nyine twaganiye duseka nubwo ari ibintu byari bibabaje. Nyine tugiye gusitagoringa nyine tugiye imvune nyine wahuriye nazo mu kugira mu kubyara se. Oya mu kubyara twabisoje mu kureraho akazi karakomeje nyine niho tugiye kugira buretse rero. Okay nyine uba kakanya uri umuko ajya ngo ni mufiyemere. Ndi umufiyemere ndi umumama nyine udafite umugabo. Wubatse umumama wubatse udafite umugabo? Ntago nubatse mbi wacu udafite umugabo. Ubu wanyu nese hari urugo ngira ariko nawe urashinyaguriye. Ubi wawe akakanya ariko nta mugabo. Mba muri geto yanjye ubwo ariko mbivuga. Ubi wawe nta mugabo ufite. Okay nyine dukomeze. Icyo nangiye kubaza kimwe cyo nakibagiwe. Reka twigire muri story yuko nyine wareze ku munsi wa mbere. Ubundi akazi wakomeje akazi ufite n'umwana? Nakomeje narangije konje ya maternité njya kongeza indi bamindi y'ukwezi nayo irarangira. None sasa nanjira akazi byanyabyo. Ndakamirika nyine. Sitarago ntago zari zirimo saa hagati aho ngaho gutangira kugura amata ahenze. Kana ukene ariko ni wowe wanyangwaga se n'umwana ese umwana wamusiga guhera mu gitondo ukataha ku mugoroba. Wari ufite umukozi? Ntago yamufataga nabi se ngo aze mu muhondo? Ntago mbizi icyo nzi cyo nuko umwana wanjye yari ameze neza n'uwandereye ndamushimira. Abaho se? Aracyahari? Muracyabana se? Oya umwana yaje gukura byacanze mujyana mu rugo da. Nyine struggle hagati aho ngaho tubwira ahantu habi naheza kwanza umwanya n'uwawe. Urumva kurera biragoye pe. Ntiwirigwana n'umwana ntumwitaho uko bikwiriye nyine konka yonka rimwe na rimwe naricaye ndavuga rero n'ubundi. Ariko se ubundi amabere sabyimba amabere arabyimba nyine urayakama cyangwa se ugashyiraho igitambaro nyine ibere rirabyimba bigeza ku mugoroba nyine. Amashereka y'umubyeyi naho bayita kuyabogora cyane ukuyamena? Ntago hoho mbizi. Warayakamaga se ukayashira he? Narayakamaga nkayamena.
noneho umwana ukamugura iyo amata. yabaga yari menshi nyine nk'uko nyine igituza hari igihe cyabyimbaga kikaba kinini nyine amabere akandya simbashe kuriterura. Noneho nkicara ahantu nkagenda nyine nta bantu bandeba nkayakama, namara kuyakama nkayamena. Eko narifite amashereka menshi. Ubundi se abantu bafite amashereka menshi si yikama agatera nk'umwanda mu gituza cyabo? Icyo gihe nyine ugura ipamba, hari amapamba ugura yabugenewe. Okay. Uruga yabyaye, Nyanshi yarabyaye. Nyanshi yarabyaye, umubyeyi akurera biramucanganyikisha, afata umwanzuro wo gufata umwana ageze amezi 9 amushyira mama we, amuha story zose z'ubuzima. Okay, wagiye mu rugo umwana afite amezi 9? Yego. Wabanje kubahamagara se cyangwa waragiye oya nahamagaye? Nasabye konje, ndabaza ati mume konje y'ukwezi, barayima kuko nari nyifitemo nyine mu mezi 9 8 guki 9. Ndangije mfata imodoka nerekeza Nyagatare. Nyagatare wanyu? Yego. Ku Nyagatare ngo habaye ubushuhe? Nabyo nzi ntabwo mbizi. Izuba nyine ngo ikirere cyaho n'isi yose ntabwo ari Nyagatare gusa. Sano turi ko hakonje? Yago hakonje. Okay. Hano mu Nyagatare ngo habaye ubukonje nako ubushuhe? Habaye ubukonje nako habaye amata? Ni waba amata. Wemeye ko habaye amata, ubushuhe wapi? Nta bushyuhe buhaba simbizi. Kandi izuba rije inka ariyo zipfa nyinshi? Oya ibyo ntabwo mbizi pe, nta makuru ufite. Cyonze nuko haba amata. Ni Nyagatare hajya ni Gatsibo? Muri Gatsibo. Muri Gatsibo Umutara. Gatsibo ariko izuba rishobora ko ridahari ryinshi. Aho ri ni Nyagatare hajya kwegera ku mipaka. Okay. Uruga agwana na struggle gucyo, umwana nyine wateze imodoka ntabwo wagiye wagendanye kugira ngo ushire umwana mama? Tugenda narabaye nk'ikihebe, narabaye nk'igiti nyine tu. Ari ukuntu ugenda muri wo kumva umeze nk'ikihebe, utazi mu kihebe cyari cyo, ariko muri wo kumva nyine nta kintu kikiguteye ubwoba, nyine ibintu byose warabyakiriye. Yego. Kumva nyine ibintu byose warabyakiriye, ibintu byose bije bikwituyeho ugahita ubikubita mu mutima ukavuga ati bigomba kugenda gutya. Umwana umugejeje mu rugo? Namugejeje mu rugo. Nta soni wari ufite? Soni ziki? Wakuyeho umukobwa w'i Kigali? Gusa icyo nibuka nagiye nambaye nk'umugore w'umugabo. Narambaye. Waguze utwenda dushaje? Imyenda yo nari nyifite n'undi kenshi siko nabaga nibereye mu kazi, imyenda yo nta. N'inkweto ndende? Oya inkweto ndende ntago nzambara, zaranananiye. Ushaka kwemeza mama? Reka nari niyambaye inkweto z'igihugu. Story ugera mu rugo ugezayo umwana baranyakiriye, barambaza se warashatse? Ndabaye ati narashatse. Urumva nyine ntago wajya kwiharubanda, utangira kubesha. Hose wajya kubwira abaturage bose ngo ntiwashatse. Yego. Ubwo nyine mama nageze mu rugo baranyakira nk'umubyeyi, amanyitaho, abantu baraza barasura turaganira. Uko nari nasabye konje y'ukwezi nyine mpamara iminsi ngenda nganira n'abantu, ndeba n'ikirere cyo mu rugo sinari nakizi, nari narakibagiwe. Ubwo biba ngombwa rero ko nihugika umukecuru nkamuganiriza, rero ati rero mukecuru urabona bimeze gutya, ngewe nkuzaniye umwana kumurera muri Kigali byananiye. Uko nabuze ubushobozi, ariko ntago ndimo kumwitaho uko bikwiriye ahantu ageze biragoye. Nabuze ubushobozi none se kujya kumuha mama? Ubushobozi ntago ari ubushobozi bwo kuvuga ngo nabuze ibyo mugaburira. Ubushobozi nabuze ntago ndimo kumwitaho nk'umubyeyi nk'uko bikwiriye. Aho ngaho uri kudutuburira guteze. Urumva ndabyuka mu kazi, ndabyuka ngenda nkataha ijoro. Urumva nageze ahantu hagoye kurutaho. Umwana arimo aragwaragurika, aragira gute umukozi atamwitaho. N'umushira mama wabwo ntago arwara cyane? Oya, buriya mubyeyi nyine kuko nanzi uko yandeze nawe azamurera nk'uko yamuhaga ibere. Nyanywaga amata, yarari mu kigero cyo kurya, anywa amata nyine ageze mu kigero. Ubwo mubyukuri umwana wawe uheruka kumubyara ntago ari wowe wamureze? Reka ubwo navuga ko ari njye wamureze. Basa n'uwawe? Gusa umeze nk'aba bantu batera nuza, batera inanga bakabyara abandi bakarera. Ubwo se aba bantu baba barabyaye? Kuko naramwonyeje ngeza ku mezi 6. No mu rugo wamuguriraga amata umwabaga? Nyine urumva yonkaga nyinjoro, ntago yonkaga nk'uko bikwiye, ariko mu mezi abanza naramwonyeje amezi 4 arashira ndamwosa nyine ko nari ndi muri konje. Mwitaho nyine icyo gihe
n'ubundi namwitagaho ariko ntabwo namwitagaho nk'uko bikwiye. Okay. Urareba wigira inama uramuhereka umushyira mama, ni ukumuhereka ni ukumujyana? Naramujyanye mwereka mama, ndamwateye mama akira umwana wawe. Yabyakiye ate wamaze ese yakora icyo umubyeyi yakubiswe n'inkuba ari arumirwa ati none bigenze gute? Abandi barabyaye nge naribagiwe. Ntago byabura ariko nyine umubyari yakira se nyine uwo mwana wakwanga amaraso yawe se. Hajya niwe mukobwa mu rugo wenyine? Ninjye mukobwa mukuru. Ibaze utangira n'ibyo bindi, abandi se byabagendekeye bitabo mu rugo abandi bo? Abandi nyine byarabagoye nyine kubyakira ariko bariyakiriye, ubuzima bwarakomeje nyine abandi bakobwa bo ntabwo byabagendekeye bityo? Oya, nese turabakobwa babiri, ninjye mukuru, undi warakiga? Undi arakiga aracyari na mutoyo, niwe keshi baba bari kumwe n'uwo ngoro wanjye. N'uwawe nawe ariga? N'uwanjye ariga, bagiye kujya mu wa kabiri primaire. Ngaho dukubita akantu gatoya uva mu rugo usubira i Kigali byagenze bite? Yabihaye umugisha cyangwa yarakuvumye? Oya, ntago yamvumye, mama ndamushimira kuko ni umubyeyi wabashije kunyumva amba hafi nyine. Nawe ese ari kundenganya kandi abona n'ibintu biba biri hanze imihanda ukuntu biba bimeze nyine. Cyangwa nawe bamuzanye mu rugo yaratewe inda? Oya, mama ntabwo bamuteye inda, baramushyingiye. Ese ntabwo bamuteye inda, ntabwo yabyaye? Nyine yarabyaye ari mu rugo rwe. Okay. Nyine kugira ngo uve mu rugo ugere i Kigali nyine, ariko se umusaza kutamuvuzeho yarabyakiye? Umusaza se ubwo urumva yabyakira gute? Ni hasi ni hejuru tu. Yarabyanze kandi byararangiye umwana waramusize? Nyine habayemo intonganya, umubyeyi yanga kubyakira, nyine imiryango iraterana. Arajya baramwigisha aratuza ati so wenyine natwe dore n'abana bacu barabyaye, nese ubu abuzukuru ntitubafite. Byahuruje amahanga noneho babazana n'imiryango? Imiryango yarateranye barabunga birarangira. Nanjye nibereye i Kigali ubwo nyine inkoni ishyushye nari nyikoreye mama. Babunze utariho? Ntabwo nari impari, nari nibereye i Kigali ariko amakuru yose narakurikiranaga. Basakuzaga udahari? Ariko shimira Imana, yego nk'umuntu w'umubyeyi kubona ibintu bije bimwituyeho nta kundi nyine arababara ariko akajya akiyakira. Ariko wowe ntuzongeye kuvuga ngo uri umubyeyi? Ndi umubyeyi nese sinabyaye. No kubabaza abandi babyeyi? Oya, ntabwo mbababaza, nese sinabyaye. Hari ubwo namujugunye se? Naramubyaye ndamurera, na n'ubu ndacyakora inshingano, ndamuriha amashuri, buri kimwe cyose ndakimenya nubwo tutari kumwe ariko ndabimenya. Basi se nta gahanga kazaka? Ni umuhanga pe, ni umuhanga. Ni umuhanga, niyo mpamvu nanjye ndimo gukora ashyizeho umwete kugira ngo ntazagire ikinamburana nyine. Kugira ngo nubyara undi ntibizakugora? Oya, nzabyara undi mwongo yarakuze. Kandi nzajya no kubyara ntago umwanzuro nihaye, ntago nakongera kubyara nta mugabo ufite, nzabyara narakoze ubukwe narashatse. Kwifata n'ibinanira nzajya muri Onapo. Hari ikindi kubaheza amategeko ya leta. Ariko Onapo ku bakobwa ngo ireze? Nese ariko ngenda bishima, abatabishima ntago mbizi, ariko kugira ngo ubyare umwana udashoboye kurera usanga agiye mu mihanda agiye kwandagara, wagiye muri Onapo. Ariko kuyijyamo nyine ubwo ntago uba wizeye? Nyine ntago uba wizeye, nyine mu gihe bikunaniye kwifata. Urumva ntago mbashishikarije ngo bajye gukora imibonano mpuzabitsina, si byiza pe. Ariko nanone mu gihe byakunaniye kwifata, aho kugira ngo ubyare uwo mwana umwandagaza udashoboye kumurera, usanga uhakuriyemo indwara zitateganyije. Jya muri Onapo, nunabikore ukoresha agakingirizo. Indwara ikaze utinya ni iyihe ubundi? Ni iy'ubuzima bwawe bwose pe. Ni iyihe se? Ni iy'ubuzima bwawe bwose. Ni iyihe nyine? Ni sida. Ariko ngo ntago mugitinya inda, mwitinyira sida ahubwo. Aya ntago mugitinya sida, mutinya inda, mutinya icyo ubundi? Ntago mbizi, sinzi uko numva babivuga gutya nyine ngo ntago batinya sida, batinya inda, ariko iyo ni imyumvire yabo. Wowe utinya iki muri ibyo? Njye nubaha nkunda ubuzima bwanjye. Wowe utinya iki? Njye ntinya sida. Inda yo wayitwita ariko sida? Inda yo nayitwita nkanayibyara. Nyine baragusereza bagenzi bakagusebya ariko bikarangira ubuzima bugakomeza. Ariko ngo imiti yaraje? Imiti yaraje ariko ni ikintu uzanywa ubuzima bwawe bwose.
gisharira. Okay, twagiye kugera muri Kigali, akazi waragakomeje wakavuyeho? Akazi naragakomeje ndagakora ariko ndera umwana wanjye buri kwezi noheza amafaranga. Na n'ubu buri kwezi sobaye? Na n'ubu ndacyabikora. None ni mwana. Ngo tubajije umubyeyi yavuga ngo yego. Cyane rwose. Ushaka mwambwira nk'abantu cyangwa muhamagara mukamubaza. Izo ni inshingano zanjye nk'umubyeyi. Nubwo bafasha kumurera ariko nanjye ntago birangiriye aho nk'umubyeyi. Nkoresha uburyo bwose bushoboka ko ngomba kumenya umwana wanjye buri kimwe cyose. Mituweli yayibonye, afite nyine buri kimwe cyose agikora nkakishakaho mu bushobozi bwanjye mfite bukeya. Uretse kohereza amafaranga buri kwezi, uretse gukora akazi wari umenyereye ka gisekirite, wakavuyemo ute? Aka kanya ntago ari gukora? Yego, nyine akazi naje kukavamo, nabonye nyine amafaranga ari make kandi n'ubuzima burimo kungora. Ntabwo wabonye umaze kubyimba amafaranga yagutunze imyaka 6? Si imyaka 6 wagakoze? Nyine hari igihe ubona ukabona kwihangana biranze, nyine ugashaka ahandi amafaranga yisumbuye kuyo wabonaga. Noneho wapfiragamo? Hari igihe nyine uba ubona ukavuga ati rero mpinduye buno buzima nkajya muri ubu ndabona ariho byanyorohera kurushaho. Urahindura byagiye nyine, wahinduye gute? Byagenze bite? Nahinduye nyine njya mu bindi tu, akazi naragahagaritse njya mu bindi. Hari ibindi ndimo gukora, ntago nyikora bya bindi. Nta makuru ushaka ko duhase ku bintu uri gukora? Ubwo se tuganire kuki niba twimye amaguru? Oya, ntago nyabimye icyo gihe. Ibyo ngibyo nyine nimushaka kuyamenya muzasanga aho ndimo gukorera. Urakoze cyane kubana natwe. Namwe murakoze kandi no kumpa ikiganiro. Mbashimira abantu bakurikiranye iyi topic y'ubuzima bwanjye kugeza kuri finali. Ni urugamba rutari rworoshye ariko shima Imana ko nabishoboye rwose, kandi na n'ubu ndacyakomeza ndacyarwana n'amasengesho y'ababyeyi badushyiraho. Turi gusoza. No kugishanga TV iyi story barayisangaho kuko ni yawe, natwe barayisanga kuri Eric TV. No kugishanga TV bayisangeho. Nyanshi hajya ngo bisobanuye, ntago wari ubizi? Ntago nari mbizi. Wasobanure ngo nanjye ntago mbizi ngo ni amahuni. Ako ngo Nyanshi harimo Nyanshi ngo zimeze nk'ibihaza, ngo harimo Nyanshi zitameze watermelon. Mama watermelon. Bye bye, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane ababanye natwe. Nawe sezera. Nanjye ndabasezeye kandi nanabashimira. Mukomeze munkurikirane. Ni Gishanga TV. Ibikorwa byanjye byose niho mwabisanga mushatse kundeba rwose. Iyo yari story y'ubuzima. Bye bye, murakoze cyane.